B plus TV, halo. Halo? 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 Yego, ninde tuvugana, hiragana he? Ni Nyagatare. Yego. Igitekerezo cyawe? Igitekerezo cyanjye. Umuntu kumushyira muri Ejo Heza. Abayobozi babigiramo komisiyo. Duha ubuhamya rero. Yemaje kuzigama amafaranga 10,000. Ariko kuri telefone yanjye hari 5,500. 4,500 byagiye he? Byagiye he se nyine nanjye ndibaza. Kugira ngo bagushyire muri Ejo Heza bisaba kubishyura. Oya, nta komisiyo ibamo, ubwo wayahaye yarayariye. Ubwo se utanga amakuru ahubwo akurikirana. Umuntu yakuze. Wayahaye nde wabigukoreye? Umuyobozi. Uwo muyobozi niwe ugomba kuzajya kubaza uti ko naguhaye amafaranga 10,000 igihe iki n'iki ubyibuka. Ku bwizigame bwanjye nkareba nkasanga rero 5,500. 4,500 yagiye he? Giye he? Urakoze cyane rwose kuko twumva gatanagabanyije televiziyo ariko n'abayiba barahari nyine. Ariko ubwo ngubwo nabo igihe cyabo kizagera amateka bibishyuze. Hanyuma rero reka tubanze tujye no ku nkuru nyamukuru rwo muragenda muduha n'ibitekerezo mu kanya gato turongera dufata icyiciro cya kabiri cyo kwitaba telefone. Nkuko dukunze kubivuga ikizira gikomeje kugenda kiganza hera. Biracyagoranye umuntu yanze guhinduka. Haracyari impfu zidasobanutse hirya no hino mu gihugu. Uyu munsi nabonye impfu zirenga 5. Mu nkuru nasomye uyu munsi. Itari impanuka, nta modoka yahitanye abantu, yego wishundi ku bushake. Ku bushake rwose. Nose hari umusore w'Inyanza. Yagiye kwiyama, abantu bamutangira mu nzira agiye kumwiba, arabamenya ajya kubiyama iwabo. Ajya kubiyama iwabo. Bahita bamukubita ifuni arapfa. Ubwo no umusore w'Inyanza. Abaturage batabamwishyura kidegembye. Kuki bidegembye? Kandi bazwe. Urumva? Ukibaza biba byagenze bite ibikorwa nk'ibyo ngibyo. Hanyumvira? Saho ngaho gusa. Kamonyi ku nkuru tugiye kwifashisha ariko hari n'izindi turagenda tukubwira mu guhuza ayo makuru nyirizina muri rusange. Kamonyi hakurya. Runda Gihara. Umugore rwose yasanzwe mu gitondo yishwe. Yasanzwe mu gitondo yishwe ku muhanda. Bakavuga ko ashobora kuba yaranigiwe ku muhanda. Hanyuma mukurura bakamujyana ahantu ku nzu iri kubakwa mu cyobo babumbiramo amatafari bakamushyira mu rwondo rwose bakorosaho urwondo. Uwo murenge ngire ngo niba ari uwarunda n'undi Kamonyi ejo bundi sibwo twavugaga umugore nanone wishwe n'umuhungu we gushaka kuba afite ibibazo byo mu mutwe cyane hakurya ya Kamonyi n'ubundi uzi Kamonyi ifite ibibazo. Oya nurure cyita rusange uraza gusanga ari mu gihugu hose muri rusange hirya no hino birahari. Hanyuma ukibaza ngo byagenze bite. Reka twumve inkuru ya mugenzi wacu duteguriye uko abaturage babivuga nuko byagenze. Hanyuma natwe tugaruke dusubize amaso inyuma niki kiri gutuma ibi bikomeza kuba. Tugenda tukugezaho n'izindi nkuru zitandukanye tuba twasomye hirya no hino mu gihugu. Namwe mudufashe kubisobanukirwa neza n'icyo Abanyarwanda twakora kugira ngo dutsinde izi nkuru nk'izi mu muryango nyarwanda. Nadufashe Edimo ayizamura iyo nkuru rwose ya Kamonyi Runda y'uwo mubyeyi wishwe n'abagizi ba nabi bataramenyekana ariko ngo hari abasore 2 bamaze gutabwa muri yombi muri 3 ariko abaturage batabanga batuyabonye bwa mbere ntitunabazi muri kano gace. Yego. Mu cyondo yararyamye mu cyondo bamunigiye mu muhanda niho bamukure bamushyira ara mu cyondo. Ni mu karere ka Kamonyi umurenge wa Runda akagari ka Gihara umudugudu wa Bikimba ahavuga inkuru y'umugore bakundaga kwita Mamirumva yasanzwe mu cyobo gicukurwamo amatafari yamaze gushiramo umwuka. Abamenye amakuru mbere bavuga ko inyakwigendera bayishwe n'abagizi ba nabi gusa bakongeraho ko yari umuntu ukunda kunywa inzoga ku buryo nabyo byaba intandaro y'urupfu rwe. Mu gitondo bona abantu barimo baraza biruka baravuga ati hari hirya hari umuntu wapfiriye. Nuko niko nanjye kuza nko mu masaha 12:30 ndaza nsanga umuntu aryamye hariya n'akantu yambaye agakabutura. Nuko baraza banagaho igitenge batangira kunoganuga uwamwishe abo bari basangiye. Ubwo nibwo nanjye abandi bantu baje barahurura nanjye mari bigenda gutyo nyine. Mu cyondo yararyamye mu cyondo bamunigiye mu muhanda niho bamukure bamushyira ara mu cyondo barenzaho n'ikindi cyondo hejuru mu mazi. Byaduciye umugongo uriya mama yitondaga n'ubwanwaga inzoga akasabana ariko nta kindi kintu yari atwaye. Nzi njyewe ko nabivuga kuko n'abahungu bari gukeka ko bamunize njye nabonye ari ubwa mbere mbabonye.
babiri babafashe ubwo undi umwe niwe batarabona. Nabyutse ngiye kujya mu kazi numva abantu bari kuvuga ko ari umumama Ruti hano mu mudugudu bita Mamirumva bavuga ko baraye apfuye, ariko ntabwo twari twamenye bamwishe, abakekwaho ko bamwishe abo bari kumwe nako ni ugukekwaho. Ubundi njya nageze hano mu gitondo numva bavuga ngo umubyeyi bita Mamirumva ko bamwishe. Bakimara kumwica rero natwe nta kindi twabyakiriye twabyihoreye, turavuga ati reka tureke kujya mu kazi mu gihe bagishaka iperereza ry'abamwishe. Twawusanze hariya n'ubundi uri. Rero ibi uko byagenze uriya muntu ejo yanciyeho saa sita rwose nari ndi kubaka hano, nari ndi kubaka saa sita ndi kubaka, ndanamuvugisha amubwira ati amafaranga wamayeho 500 nkajya kwinywera. Arambwira ati amafaranga yake bosi ndavateye kumwe kuri muri mugoroba itondo ndataha dutashye saa 12 tuje ku kazi usanga ngo Mamirumva ko yapfuye. Ibintu biradutangaza, turavuga ati se nk'abantu turaha umuntu yicunda akaza akamunaganga tukibaza bamwiciye ahandi bamuzana bamwiciye muri ino site ahangaha baraza nijoro bamutanga, natwe biratuyobera. Abaturage bavuga ko atari ubwa mbere humvikana inkuru y'urupfu nkuru muri aka gace, bagasaba ko iki kibazo cyashakirwa umuti. Turasaba ubuyobozi ko bwaturenganura, ibi bintu birakabije rwose. Niba umuntu ashaka kuzagenda abantu bakamukurikira bakaba bamugirira nabi, rwose ubuyobozi buturenganura kuko bamuhohoteye. Umuntu w'umubyeyi ukuze kuriya ntabwo ari umuntu wo gufata bakamwicira mu muhanda n'icyo yatwaye bakaba bamunagana bameze kuriya rwose. Baramwambitse ubusa yambaye akabutura gatoya k'umuhondo kageze hejuru amabere yanamye hejuru. Agomba guhanwa by'intangarugero nyine kuko agacika umuco wo kudahana kuko bino ubugizi bwa nabi n'indengakamere. Ikintu bakora ni ugutanga amasaha yo mu kabari kugira ngo ibintu byose bijye bijya ku murongo, amasaha yarenga bagafunga akabari. Nibwo umuco wo kwica wacu. Ubwo rero ikintu tuba tuvuze urupfu rwo hirya no hino no hirya no hirya, hari amasite bene nk'ububari bagatanga isaha yo gutaha. Ubwo umunyamakuru avuga habereye irisanganya, urwego rw'ubugenzacyaha RIB n'izindi nzego z'umutekano bari bakomeje iperereza mu kumenya icyateye urupfu rwa nyakwigendera. Mu majwi y'abaturage muri aka gace bumvikana bavuga ko hakunze kurangwa ubusinzi bukabije ku buryo inzoga nazo zakwica abazinyoye, ikibazo gikwiye gushakirwa umuti. Isaac Uwineza. Arakoze mugenzi wacu Isaac Uwineza. Urumva uko abaturage babisobanura ati ubusinzi, ariko se umuntu yasinda ikitamurimo? Oya, ntabwo ntekereza ko ubusinzi bwakwica bukajya uwo mubyeyi se ukajya no kukunaga mu byobo iyo ngiyo. Ngo yabavuye mu rugo yasinze yambaye ukuri, yambaye akabutura konyine n'iki aho hantu mu cyondo se yagiye yijyanayo gusa? Oya, ntabwo mbihamye. Ashobora kuba yahuye n'abagizi ba nabi wenda aho bafite ibyo bapfuye basangiraga wenda aho bakaba ari bo bamwivuganye. Turavuga ibyo nkuri babaje. Urabona ubugizi bwa nabi bw'ipfu iyo tugize amahirwe umunsi urira tutavuze inkuru mbi nyine ni n'amahirwe aza gake koko. Akenshi izi nkuru tuba iyo utayivuze hano bivuga ahandi. Cyane abantu sinzi abantu kwica abandi rwose basigaye barabigize imikino. Hanyuma mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi umukobwa w'imyaka 18 y'amavuko, umukobwa w'imyaka ingahe Damas? 18. Urukundo rwagurumanye pe. Rukundo nyarukundo ubanza ari urumamo ruramwakira. Ariko urabona ko ari inkumi namukwereka mu kanya Edmond. 18 urumva ni inkumi. 18 ni inkumi kabisa ishyushye. Ageze mu mamaso banza ashyushye, banza rero mpamvu urukundo rwagurumanye. Inkumi ishyushye rwose. Ari muri adolescence. Ubu tugira ngo duhuze izi nkuru zose dufatire ibitekerezo rimwe ku murongo wa telefone. Mwe mwihanganye turaza tubitobe mu kanya gatoya. Hanyuma agira gutya asaba urukundo umuhungu w'imyaka 25. Aratinyutse umukobwa ararwisabiye. Sanzwe abakobwa ntibarusaba turarubasaba. Ariko nanone hari indirimbo ya Butera avuga ko rwose ubwo n'umukundo uzayimubwire. Dore n'iri inkumi rwose. Anako ari inkumi rwose. Imyaka ye 10 n'ingahe? 18. Uyu mukobwa wa Rusizi yari afite urukundo rudasanzwe. Yaramugurumanyemo neza rwatse umusore.
umusore azarumuheze bimubwire rwose uzatobora ubivuge burya nturara utabivuze na King James yarabivuze. aha ubwo se babihurije ari abahanzi babiri wanze bateye rero ikirenge mu cyabo cyangwa mu byo bamubwiye ubwo arimo babimubwiye niba bikore nabo bazageraho babikore. urumva rero uyu mwana w'umukobwa rero akurikiranyweho yatawe muri yombi akurikiranyweho gukomeretsa uwo musore w'imyaka 28 y'amavuko amuziza ko yamwimye urukundo. Umusore afite 28 25 umukobwa afite 18 harimo ikinyuranyo cy'imyaka 7. Ibi rero ni mu kagari ka Gihundwe mu murenge wa Kamembe mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba. Nibwo niho byabereye ibi ngibi. Umusore yazize kudatanga urukundo cyane nibikira cyane rwose ruraza gukora ku bantu. Uyu mukobwa abwira umuhungu ati ni gute ngiye ngusaba urukundo ukarunyima urukundo rimwe kabiri gatatu. Yakomeje kugenda rwose amwinginga amusaba iki amusaba urukundo rwose ati wampaye urukundo wakabyara we. Hanyuma umukobwa umuhungu akamubwira ati nta gahunda ngiye mfite zo gukundana. Urumva ntabwo uzi impamvu y'umutera ashobora no kuyo gahunda atanayifite cyangwa aranakomerekeye mu rukundo birashoboka cyangwa ataranamukunze we nta nubwo gukunda umuntu ari itegeko. Ntabwo umuntu wese wagukunze ari ngombwa ngo nawe umukunde. Hanyuma rero amakuru aturuka aho byabereye akavuga ko uwo mukobwa yari amaze iminsi asaba uyu musore ko bakundana ndetse ko ngo yari yaranamubwiye ko atabasha kubaho batari kumwe rwose bya bindi byo muzaramuru scolaire niyo mwuka mpumeka ati kabisa ntakubonye ntabwo nabaho nagufite niyo mpamvu ugomba kumuha urukundo kuneza cyangwa kunana utarumpa ndapfa. Icyakora uwo musore yakomeje kumusubiza ko atamukunda kandi ko adashaka kugirana nawe umubano w'urukundo. Musore yavugishije ukuri. Abaturage bavuga ko uwo mukobwa yasanze uwo musore maze yongera kumubaza impamvu yanga kumukunda. Gutu utampa urukundo kandi njyewe ndugufitiye ngukunda ni umukobwa mwiza w'inkumi. Umwe mu bari aho rero yavuze ko uwo mukobwa yakomeje kumwinginga no kumushotora ariko urukundo ndumva rwaragurumanaga. Mu gihe umusore yageragezaga kumwirinda ariko umukobwa akabugima mu matwi rwose. Uyu mukobwa wanze afite n'amashagaga. Urwo rukundo ko ari kagutindira. Ubwo impaka rero zari zimaze gufata indi ntera umukobwa yakubise umusore urushyi. Aho rero wowe yakundaga atangiye kumukubita. Ntuse ucyo atumva wewe. Gutenguza urukundo rimwe kabiri gatatu uzumva rya warumva. Hanyuma umusore nawe kwihangana biramunanira. Atigera so urushyi ararumusubiza nyina musubiza urundi. Akebo kagiye mugaru cyane. Abana b'ubwo bajya bavuga arakagari banyunguye ngo akebo nigeramo. Urumva. Hanyuma rero abari aho rero bahise batabara barabakiza maze umukobwa arasohoka. Noneho bo bagira ngo umukobwa yagiye byarangiye ikibazo kirakemutse. Kumbe umukobwa agiye muri butike hirya aho ngaho hafa kugira atese kandi mwoka byaramo. Urumva nyuma gato uwo mukobwa yagiye muri butike iri hafi aho ngaho agura urwembe. Urwembe urunguru cyane agaruka mu kabari atunguranye aho wa musore yarari maze akata uwo musore ku kuboko ku kibero no mu gatuza aramukomeretsa bikomeye. Rwa rukundo ni kabutindi. Abaturage n'inzego z'umutekano bahise batabara uwo musore ajyanwa byihuse ku bitaro bya Gihundwe aho yitaweho n'abaganga kuko yari yatangiye kugira isereri kubera gutakaza amaraso menshi. Ariko se umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe Ingabire Joye yemeje aya makuru avuga ko uwo mukobwa yemeye ko yamukatishije urwembe amuziza ko yanze kumukunda ndetse ngo yumvaga yaramushoyeho umutima we wose n'imbaraga ze zose undi akabipfusha ubusa. None se ko numva ibi bintu bitazoro abantu mwangana banza baba barabakoze inama kubakobwa bakoze inama mu gitifati urugomo nkuru ntirusanzwe. Ntabwo binasanzwe byo. Turasaba urubyiruko kwirinda gushaka urukundo ku gahato, kwirinda ubusinzi. Iby'ubusinzi se ntabwo ari basinzi. Gatugihore namwe mujya muvanga amasaka n'amasaka. Ntabwo bavuga ko yari yanyoye kandi bivuga ko bimaze igihe asaba urukundo yararwimwe ndetse ni nacyo cyari cyamuzanye. Urukundo rwaramuvunnye bakora rwaragurumanaga rwose. Urabizi ko rero icyaha cyo gukubita no gukomeretsa kiza
ku mwanya wa kabiri mu byaha bikorwa mu Rwanda nyuma y'ubujura. Yego. Nimugoroba twavugaga ubujura, none dore gukubita no gukomeretsa, yewe hari n'impfu tuvuze haruguru. Biranajyana n'ubujura rigaburiye. Urumva? Urabizi ko se iki cyaha giteganywa n'amategeko? Yego, amategeko aragihana. Iri tegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange rivuga ko urumva umuntu ubishaka ukomeretsa undi, umukubita cyangwa umusagarira ku buryo bwa kiboko bubabaje abakoze icyaha, iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe n'ihazabu iri hagati y'ibihumbi 100 na 300. Nibitegereje uyu muzi mwari nibyo bimutegereje. Bagiye gufungwa. Urukundo azavayo rwashize rwagabanije amarere. Rushobora kuba rwaragurumanye ahubwo cyane. Barizaba rwagabanije amarere. Kavuga ati riko ni gute ngewe umfungisha ngufitiye n'urukundo none yakebye umuntu, yatemye umuntu akunda. Nteragambiriye kumwica. None se buriya kubw'ibyago yajya gushiramo amaraso mu nzira bajyanye kwa muganga, ntabwo yari gupfa. Urwo ni rukundo kirushaho gutuma umuntu wakunze abantu mudufashe kubyumva neza. Izi nkuru nk'izi ngizi mutema, ufata icyemezo cyo kumutema, biba bimeze bite? Biba byagenze biti? Habwo uyu musore ni imfuru, uza abandi basore y'umukobwa mubwiye ko amukunda, niyo yaba atamukunda avuga ati kaze neza imboga zirizanye sha regime fresh. Ati imboga zirizanye, imboga zibona abana. Ubu harimo abasore bari kuvuga ati ariko mbega imboga zibona abana, mbega igihone. Hari abahungu nabo barimo kuvuga bati uyu musore ni ikibwa, imboga zibona abana sha. Hanyuma rero i Nyanza mu kanya sara nkubwiye uwo musore wahohotewe, yego, agapfa, ababyeyi bakaba bari gusaba ubutabera. Simukubwiye wowe n'abana bakamutegera mu nzira akabamenyamo bamwe, yajya kubiyama bagahita bamwica. I Nyanza rero naho mu murenge wa Mukingo umugabo aravugwaho gukomeretsa abagenzi be babiri mu mudugudu wa Nyamuko mu kagari ka Gatagara mu murenge wa Mukingo mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Ndabona hari akarere kagiye kumara umwaka kadafite meya. Banza ari impamvu ibibazo byiyongereye kuko biraza kutwereka, biratwereka yuko n'abayobozi b'uturere babagabanyije nta cyuho byatanga. Niba akarere ka Nyanza kagiye kumara umwaka kayobowe n'abavisi meya babiri, ni benshi. Uw'iterambere ry'ubukungu Patrick ariwe wahaye inshingano zo kuba umuyobozi w'akarere by'agateganyo, umwaka ukaba wirenze ntazinda Irazime atarasimburwa. Kandi amatora uzi ko azaba muri uyu mwaka, manda aribwo zizarangira, bivuze ko nta wundi meya uzajyamo, uyu nguyu ari uzarangiza iriya manda by'agateganyo. Niba akarere gashobora kumara umwaka kadafite umuyobozi w'akarere, bivuze yuko n'ubundi ubwo ngubwo hari aho ashobora kuba ari. Ntabwo bivuze ko uwo mwanya ntacyo umaze, kuko urumva wari affaire économique ashinzwe ubukungu, ariko ari mu myanya ibiri, akaba yagiye no kuba meya, ari imyanya ibiri ahedinze akarere. Bivuge ngo ntabwo ibyo bintu byombi yabikora kimwe, hari ikizabangamira ikindi, hari ikiri gupfa. Ubwo bivuge ngo akenshi by'ubukungu birimo birapfa, cyangwa by'akarere bigapfa kuko ari ibyemezo ashobora gutinya gufata kugira ngo atabura n'ibyo mu bukungu. Cyane ko bavuga ati wabwirwa n'icyo ubutaha ko batazandambagiza. Nkaba muri njyanama ikurikira ubu ngubu nkaba naragiriwe icyizere cyo kuzakaramuswa ko mbaze umwaka n'ubundi nkayoboye cyane, akitwararika kimunga kugira ngo adakoma rutendere, ugasanga yikuye naho yarari. Hanyuma rero kano karere impamvu by'umwihariko n'umurenge wa Busasamana nubwo ari mu Mukingo, urabizi ko ntakunda kugaragara impfu nyinshi muri kariya karere, kandi numva tuvuze yo hano uwapfuye, tuvuze yo gukubita no gukomeretsa. Hanyuma rero Mukingo aho ngaho hitwa yego Mukingo, ariko hari kwa Bizimana aho gitifu Bizimana muri Busasamana aho inkuru zikunda kuva yari nyinshi cyane. Hariya aho rwose kimwe na za Ruhango. Hanyuma akurikiranyeho gukubita no gukomeretsa abantu, akaba yitwa rero Habimana Vincent, kandi arabakubita. Imana yiteye umugongo. Wamenya ari iyihe Mana, wabona ari epfiri. Azwi ku kazina ngo ka Bimehe. Agako. Yasanze abantu mu rugo rero, umugabo mu rugo n'umusore aho bacuruza mu ijoro ryakeye, urumva abatemesha umuhoro barakomereka bikomeye. Ngira ngo bakurikiye amakuru hano inkuru bayibonye. Urumva kubw'amahirwe ntasize ubuzima. Hasanze abantu bibereye mu byabo, arabatemye, nta kintu ngo bari bapfuye ntacyo. Yego. Hasubwo n'ubusinzi, ni roho mbi biri mu muntu niki. Aho ngaho se si mu majyepfo turi? Aho ni Nyanza mu majyepfo. Tuzamuke haruguru gato se i Muhanga wumve naho. Yegere i Muhanga twumve.
ibintu uko bimaze i Muhanga se ubushinjacyaha bukuru ko bukurikiranye umusore nawe ukurikiranyweho kwica se amunize afata neza ijosi rya se araniga mpaka mukuye yamusanze mu cyumba mu nzu aramuniga yari amaze iminsi yaraguze ikiziriko ati nzakushumika tu. uyu musore w'imyaka 26 yishe se w'imyaka 74 umusaza w'imyaka 74 y'amavuko. Ariko se aba ntimivumo bazayiki ku ya 19 mu kwezi gushize Mutarama nibwo mu masaha ya saa 12 za mu gitondo umudugudu wa Kivomo mu kagari ka Murama mu murenge wa Bwiramana mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo niho byabereye. Ariko kuko urumva arimo kuburanira hehe i Muhanga. Hanyuma makuru avuga ko uyu musore yacunze se ari mu nzu arinjira musanga mu cyumba araramo aramuniga kugeza apfuye. Ariko se mukabyara mwe ibaze umusore w'imyaka 26 cyane arimo afashise mu ijosi burundu kugeza apfuye kaze imbaraga bazikura hehe uriko bano bantu. Nanjye nibaza imishike mu Rwanda ntaye kibaho intoki zirafata neza imishike urayizi imishike ndayizi ya mirima imaze igihe yararajwe idahingwa bakajyanamo umujyojo cyangwa rwa babashakiye amasuka bakajya guhinga izo mbaraga bafite ko kuzikoresha aho bidakwiye. Ariko uwo muvumo waza ukizwa n'iki? Niwumva impamvu rero yahoye se irababaje kandi iranatangaje. Ndakeka ari nk'imitungo tu nabyo birimo. Nyuma rero yafashe ikiziriko akimuzirikisha mu ijosi akimanika mu idirishya kugira ngo bizagaragare ko se yiyahuye. Ibiganza byamufashe cyakiziriko yaramaze iminsi kandi yaragiteguye. Urumva ko mu byandi bigize icyaha no gutegura no gushaka ibikoresho bizagufasha gushyira umugambi mubisha mu bikorwa. Umugambi yateguye neza arawunoza kugeza awushyize mu bikorwa. Ubushinjacyaha rero bukuru buvuga ko mwibazwa rye uregwa yemeye icyaha avuga n'impamvu yishe se avuga ko ngo ari uko yari yarabaheje ku mitungo kandi umutungo twarabibonye ko atari itegeko n'uburenganzira bw'umubyeyi babicisha inzara ku myaka 26 so wamuhunze ukajya kwishakira akazi ahandi ufite amaboko ujya gukora 26 ngo imyaka asaruye akayishyira umugore we muto mwese ntago iyo murima mwe ntago mwahingaga cyangwa namwe mwe mwarabaye babaringaringa. Urumva igisore cy'imyaka 26 gishobora kuba cyari teretse kitajya gikora. Yakomeje avuga ko urero uwo mugambi wo kumwica rwose ngo yarawuteguye agura ikiziriko arakibika. None uretse ubwenge buke yumvaga azamwica ntakurikiranwe. Reka twumva uyu muntu adufashe kumva ibi bintu. Mwiriwe neza nshuti nk'amaguru. Allo? Allo? Mwiriwe neza ninde tuvugana hiragana he? Ni Eric mu karere ka Kayonza. Yego Eric. Ni umudugudu wa Nyamirama mu karere ka Kayonza. Yego igitekerezo. Dufite ikibazo rwose ibintu bya ejo heza. Barimo batubangamira cyane. None se ni Kayonza birahari mwagize inzara muri Kayonza none na ejo heza barimo barabasaba ejo heza mudafite none. Barimo rwose kutuvuga ngo dutanga ejo heza mu bibina andi dutabara nderi. Baguciye angahe wowe tuvugana Eric? Bari kuduca amafaranga 500 ahantu hose mu bibina niba ari 3 ejo heza rwose imeze nabi. Nuvuga ngo buri hantu hose ugira aho uhurira n'agafaranga kwaka 500 mfite ibina 500 urumva n'ibihumbi 2,000 mu gihe kingana iki? Ubwo n'ubwo ni mu kwezi kumwe. Mu kwezi kumwe ugatanga 2,000 bwo ku mwaka wari 2024. Ubwo nawe urabibara nyine ubyumve uko turabongamiye pe. None iyo utatanze ingaruka zikugeraho ni izihe? Nuvuga ngo ndimo nanze 2,400 mu kwezi kumwe mu bibina 4. Urumva ni ikibazo nyine ntabwo tworohewe nyine. Nyine nakubazaga nti iyo amafaranga atabonetse bikugiraho izihe ngaruka? Ni wa mwiza zitugiraho. Twebwe ni agahato. Yego. Amafaranga atabonetse ntabwo bikunda kuko buri kwezi dutanga 2,000 kandi ntabwo bishoboka utatanze ntabwo ucuruza. Kandi wayabonye iyo utabonye ntabwo ucuruza. Ku byiyumviro byawe se wumva wajya ubona ngahe akaba ari utanga? Wenda nka 500 kuko atari agahato muri leta
akayatanga kandi akayatanga yishimye. none se iyo ubwiye ubuyobozi icyo cyifuzo cyawe ugitesha agaciro? Ni ukuvuga ngo nakomeza bubyemera. Bisaba ko biba nk'agahato nyine kugira ngo amafaranga atangwe. Icyifuzo cyanyu ni ikihe? Ni uko mwatuvuganira ibyo bintu mu Murenge wa Nyamirama mu karere ka Kayonza rwose, tukavuganira nyine tukaba dutanga amafaranga yo ku giciro nk'ikibande. Urakoze cyane rwose. Murakoze cyane. Uyu nguyu agarutse kuri Ejo Heza. Twari twayivuzeho ntabwo tuyisubiza. Ku murongo wa telefone mutubwire kuri zino mpfu za hato na hato, kugukubita no gukomeretsa. Ese umuntu wasabwa urukundo afite amahitamo abiri, ni ukwemera cyangwa kubyanga. Yakabijijijwe akabihorwa nk'uyu mwana w'umukobwa ubyo yakoze. B+TV, halo halo, wongere icyo twumvikane muvandimwe. Yego turakumva neza. Uvuga kuri icyo kibazo cya Ejo Heza, hari ntabwo ndumva umbabariye, ntabwo nakubwira amazina yanjye bitewe. Nta kibazo rwose, wowe tanga igitekerezo. Ubu ngubu itumba ariko sinkubwira izina n'umurenge. Yego. Ariko ubu umuntu barakubwira ngo niba ugemuye amata yawe muri Gicumbi, mu murenge wa Rwamagana, ngo amata yawe niba uyagemuye vanaho amafaranga ya Ejo Heza. Niba utayavanyeho, uhagarariye koperative cyangwa uhagarariye abatunda bayagemura, ngo niba batavanyeho ayo mafaranga ntabwo bishoboka gufata amata yawe. ni ukuvuga ngo ikiguzi icyo gihe se niba ugemuye wenda nka litiro 20, icyo gihe bagwaka amafaranga angahe? Baragusaba 1500 cya Ejo Heza. Uko ugemuye se cyangwa ni ku kwezi ayo ngayo 1500? Ni ku kwezi byanze bikunze nyine. Uzi ko ya 18 ushobora gusanga Rubavu bavugaga ari 1500 ku kwezi, ahubwo mu turere byaba ari byo umwaka washira ari 18 nibyo. Noneho wajya kureba n'umuntu uri muri caisse sociale, ufite ubwishingizi bundi yishingiramo, ubwiteganyirize. Yego, ubwiteganyirize. Yego, ubwiteganyirize ntabasha kuba yahurizwa muri bwa bwishingizi bwa caisse sociale na Ejo Heza. Ajya yafatirayo, oya aratagaranye, baramubwira ngo natange Ejo Heza kandi n'ubwishingizi bwa caisse sociale nabwo butanga. Icyifuzo cyanyu ni ikihe rero? Icyifuzo ni uko bibaye ngombwa uri muri caisse sociale yagakwiriye guhurizwa umurongo we n'aya mafaranga ya Ejo Heza atanga, bigahurira kumpuza ku murongo umwe wa caisse sociale kugira ngo ajye abasha kubona ya mafaranga ye, kubera ko n'imyaka iba yarageze. Nibyo rwose, urakoze cyane rwose. Igitekerezo cyumvikana rwose. Namwe murota Imana rwose. Urumva rero serivisi ntabwo ari serivisi gusa, umuntu azajyana inkoko mu isoko umubwire ngo arasigamo 1000 cyangwa 2. urumva ko niba tubwiye muri Gicumbi ko ari 5, bivuze ko ahubwo ari amafaranga 5 ku kwezi basabwa, n'uteranya niyo yaraba ya 18. Abanyaruvu urumva bayakira rimwe. Bayakira rimwe, niho bigoranira. B+TV, halo Magufu, uragarutse? Ngarutse imbabajwe n'uwo mukobwa waturukuntu umuhungu akamukeba. Ndababaye cyane iyo nkiri umusore. Bo nkiri umusore mukaba yazambya nshaka urukundo. Bijya turingiye muri gato. Ariko Magufu ko nanone numva utahindutse ibyo wambwiye mu kanya wambeshye. Urahindutse niye mbere n'ubwa mbere. Mbere ukiri umusore? Yego, amwagenda gukunda nta kibazo azumwengire mu rugo. Bagamushakira kareti nagibyo mubaza akagenda. Ngira ngo urukundo mwahitaga murwemeranya mugakomeza. Gakane muzakira kareti. Wakinyeretse mbere wakemeza no kubona shaye. Hanyuma se n'uwo muri kumwe niko byagenze? Aya. Urakoze cyane Magufu.
abuze uwo mukobwa Magufuli rwose nkamushakira kareti ngo akagira ibyo amubasa ngo yaba ari nka kera ari kwicuza kandi afite n'umugabo afite urugo iyo ni imico mibi Magufuli iyo mico wapi ni imico mibi rwose Biplasifi halo mwiriwe neza yewe neza yego muravugana na Nzimana Shalomo Shalom uhereragana he mu Rubavu ikibazo tugira cy'abo bantu bica abandi kubera iyo byanze kubera gukundana bo ntabwo umuntu icyaha baba biciye umuntu bo ntabwo umuntu bajya ari cyo igifungo bajya babahanisha bo ntibajya bakibakorera wowe uragira uti umuntu wishe undi kuki adahanishwa igihano cy'urupfu nawe nk'uko abagikoreye undi nawe bajya bakimuhanisha mu mategeko hana ibyaha mu Rwanda igihano cy'urupfu cyavanywe muri ayo mategeko 2007 imyaka 20 igiye gushira bamuha burundu urakoze cyane rwose ngira ngo igihano cy'urupfu ariko abanyarwanda benshi bajya bagisaba cyane ariko abantu bakwiye kumenya ko tutakigira mu mategeko cyavuyemo iyi myaka igiye kuba mugani 20 kivuyemo yego igihano gikomeye tugira inaha ni burundu ubwo rero mukomeze muduhe ibitekerezo ku ngingo twagiye tuganiraho ariko n'ubutumwa bugufi ushobora kubwohereza n'abadukurikiye kuri YouTube nawe ushobora kwandika aho ngaho hasi batangira ibitekerezo nta gitekerezo turi butaruke na kimwe ngira ngo twareba no hakurya y'imbibi z'u Rwanda rero mbere yuko tujya hakurya y'u Rwanda hakurya y'imbibi ubutumwa ku bakobwa rero nge nshaka kubaha ushaka guha ubutumwa abakobwa se kubaha ubutumwa bafite urukundo rugurumana abakobwa ntabwo ubusanzwe tubamenyereye ko aribo bajya gupropoza bajya gusaba abahungu urukundo uwa mbere uteye intambwe tubonye ibyo akoze kandi ngo ibyeje bibara bejo nturara utarivuze ariko uwa mbere uteye intambwe tubonye ko yitwaje ariko nanone ahubwo wagombye kubagira inama yo kwakira kubivuga si bibi ariko uyu umuntu asaba arahabwa cyangwa ntahabwa none se utinyutse kagenda mbere ko tubonye ko hazamo n'imbaraga z'urwembe ibintu uraza ko uriya mwana ashobora kuba babanze bamupima rebe niba nta kibazo yari afite cy'uburwayi uriya mwana ashobora no kuba afite pressure ya Saint Valentin dore harabura iminsi mike harya iri muri iyi weekend kuwa gatandatu ubu mwamaze gutegura buke iyi ndabo ziri guhenda munami urwaguraga 15 naho bazirya mu bihe biryo ahandi hafi yaho nkorera urabizi ko zihaba bazirya mu bihe biryo zira ndabo ni umurimbo w'umunsi umwe gusa ntabwo zimara iminsi 2 baziguha uyu munsi none yego ejo babandi batwara imyanda bakazitwara mu bishingwe bamye ko nyamana bihumuriza ziba zihumura izi bazindabo zirahumura ariko zirahenze ubu zikubye nka 6 angahe se reka nze nkurebera agatarifu nabonye ku muntu kuri stati y'umuntu ndavuga nti ko abasore bafite ibibazo ni byose cyangwa yabihimbye oya ntabwo yabihimbye kuko barazicuruza gutyo ariko yishe ntarerirwa abasore ubu bafite imiti ariko nanone ntabwo bose babyemera abakobwa hari ubwo atari kuranyohereza ibyo bihuru ndabirarira nibyo nkeneye wakaza akanyenyeri se ukanda akanyenyeri nyine nose hari joteme nzari gutemamara ariko abakobwa bakunda indabo ntabwo ibyo babimubwira iyi kintu cya mbere ni indabo yaba yariye ataba yariye akeneye indabo aha reka manze mbe nitaba uyu nguyu mu gihe uri gushaka iyo tarifu alo umeze mute mwiriwe neza ninde tuvugana heragana he banyita Fideliya ni mu Gakenke nawe ufite urukundo rugurumana se cyane nawe se uzaziza umuntu ko wari umuhaye akarwanga umva nkubwire twabebeye sana muratwemera cyane twari tukubashije tuti iriya nkuru wayumvise yuriya mukobwa wakomerekeje mu muhungu yasabaga urukundo akarumwima twamwumvishije ukuyemo irihe somo ukuyemo irihe somo ukuyemo irihe somo ntabwo Fideliya turi kumwumva neza rwose ariyo ndimo kubwira ibiciro ndeba akarabo kamwe kakandi kaba ari kamwe k'agashami gutya karagura 3,000 noneho hari urugura 65,000 65 rurimo zahabu se urwo ngo rurimo indabo ngo rurimo n'agashokora rurimo na champagne reka nta champagne agashokora gahari no se champagne niba wayigura 15 ko ururabo rwa 15 ntabwo 15 warubona ubu ngubu nibikunda n'urwa 20 nturarubona nabisi ubika
ubwo rero abahanga bazazitange nyuma urabisubika iminsi yose birakunda urukundo rubaho igihe cyose. Halo yego gabanya televiziyo twumvikane neza Eric. ubwo umukobwa nabyumvise ase buriya rwa rukundo rubahora kandi rwabaye twarubonye twaruvuze mu makuru nyine uzi ko inkundo zivugwa mu makuru ari nke umukobwa namba nta mbogamizi irimo ra turebyibaza dufashe kubyumva bararekereye nabona uriya mukobwa nawe urumva ko yashyizeho akantu karemereye cyane agaki nimushyizeho buriya umukunzi bakamushyiraho puresha urumva ni akantu karemereye cyane buriya ikintu namugiraho inama ni uko buriya abakobwa bose aba muri iyi si twe turi abasore nanjye ndi umusore ariko rero buriya abakobwa nabo bajya bagira akantu k'agaciro nyine kugira ukuntu bagabanya tukaba tugenda mu kantu koroheye tukarenganira urakoze cyane abantu dufitanye urukundo twe ntiyafite urukundo narufite yego tujye tugera tuganira twese turinganiye hanyuma tujya ahantu turinganiza kuko birenze hariya habamo ibintu bibi cyane kandi ntabwo biba ari byiza urakoze cyane rwose Eric. Hanyuma se wabonye yuko hari ikibazo cy'umwuka utameze neza hagati ya Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse n'umuyobozi mukuru umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa kubera yuko muri Louise Mushikiwabo yavuze ko Tshisekedi adagishaka rwose no kumuvugisha. Yari mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique, ikinyamakuru gikomeye hano mu kugane wa Afrika kandi kijya gitangaza amakuru y'ubwino cyo na Africa Intelligence. Ubundi inkuru zacyo zabo iyo zivuzwe zitaraba umenye yuko byanze bikunze mu minsi ikurikira uri buzibone. Hari uruntu rero nanjye rwantangaje no se kuba baratanze umukandida uzahatana wenda na Madame Louise Mushikiwabo. Yego bivuze ko umubano bivuze ko atongera kumuvugisha akamurakare bose bafite ibindi bapfuye. We niko abibona ariko we avuga yuko rwose nta kibazo tinashaka bazatanga umukandida nta kibazo mfite amatora n'amatora abakuru b'ibihugu bazihitiremo uwo bashaka ati kandi ntabwo impamvu za politiki zishobora kuvangwa n'ibindi bikorwa by'umuryango kuko aranabizi ko n'igihugu cye cyungukira mu kuba gikorana bya hafi n'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa kandi Repubulika Demokarasi ya Kongo twarabivuze ko ifitemo ijambo burya nicyo gihugu gifite n'abaturage benshi muri uyu muryango bakoresha ururimi rw'igifaransa. Hanyuma rero Mushikiwabo aganira n'iki cyamakuru yabajwe ibibazo bitandukanye rwose avuga ko rwose ku kibazo yarabajijwe ku bijyanye n'ubuyobozi nyine akaba yabajijwe niba aya makuru yaba yazi biriya bya Repubulika Demokarasi ya Kongo avuga ati ni byiza ibihugu bizabasha kwihitiramo umuyobozi ubikwiriye urumva ati mubireke rwose bazitorere mu by'ukuri ntekereza